Nongeye kuguha ikaze kuri umuyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment. Iyi ni inkuru ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi by'umwihariko mu karere ka Rusizi. Ni inkuru iri kuvuga yuko i Rusizi umusore akekwaho kwica nyina yarangiza akikata igitsina. Umusore w'imyaka 20 wo mu karere ka Rusizi yatawe muri yombi akekwaho kwica nyina amukubise ikintu mu mutwe, aho bikekwa ko yabikoreshejwe no kugira ngo ahite amuzungura. Nyuma yaho bimenyekanye yahise yikingirana mu nzu yikata igitsina ariko nticyacika. Byabereye mu mudugudu wa Rwibutso, akagari ka Gatereri, umurenge wa Butare, tariki 24 Ukwakira 2025. Mu masaha y'umugoroba nibwo abaturage bamenye ko umubyeyi yitabye Imana, babanza kugira ngo yazize uburwayi kuko yari asanzwe arwaye. Bukeye ubwo bategura imihango yo kumushyingura, imvo yari imaze gupfuba. Hari umuturage wagize amakenga arebye umurambo asanga nyakwigendera yakubiswe ikintu mu mutwe, bahise bakeka rero ko ari umuhungu we waje kuba amwica. Bamushatse ngo babimubaze, yinjira mu nzu arakinga, bamukinguje ku ngufu basanga amaze kwikata igitsina ariko kitigeze gicika. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butare, Ntawizera Jean Pierre, yagize icyo avuga kuri iyi nkuru. Yavuze ati uriya muryango ntabwo twari tuwufite mu miryango irimo amakimbirane, arakekwa ko yamwishe kugira ngo amuzungure imitungo mike bari bafite kuko yari umukecuru w'umukene. Turasaba abaturage kwirinda gushaka imitungo bitanyuze mu nzira nziza. Ukekwaho ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakabuye mu gihe iperereza rikomeje. Ni iyi nkuru rero yavugaga kuri uyu musore bivugwa ko yishe nyina maze nawe agahita agerageza kwikata igitsina ariko ntibyamukundira. Niba rero ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe. Ndagushimiye cyane.